kuko ijuru rije gutera inkunga umurimo w'Imana. Ijuru rije gutera inkunga umuntu uvuga Imana by'ukuri. Ibyo uvuze n'ubuhanuzi. Amen. Shimange n'ubuhanuzi uvuze. Niba hari abantu Uwiteka, abantu bagiye kubona abantu bitwa abakozi b'Imana bafite agaciro mu bintu bitangaje. Hari ibintu abantu babibwira, iyo abantu babonye umuntu witwa umukozi w'Imana, umuhanuzi yateye imbere, bahita ngo yagiye kuzimu. Gute se none se akorera Bayali ni byangombe se? Abantu bazi ko umuntu bitwa umuhanuzi atagomba kuva hasi, agomba ko ari wa muntu w'umunyabibazo, agomba ko ari wa muntu w'urusabiriza. Ariko igihe kirageze ngo Imana yihesha agaciro no mu bakozi bayo. Si icyo byumva, wari wabona umuntu witwa umuhanuzi wateye imbere, bakavuga ati Imana ishimwe yateye, batavuga ati yagiye kuzimu, hari imiti yashatse. Oya, mbisubiremo, umwuka wera aje gushigikira abantu bitwa abakozi b'Imana by'ukuri, bari mu nzira ya nzira twavuze, bari mu nzira yo gukiranuka. Ijuru rije kubashigikira kandi bazitonde, ntabwo dusenga gusa turanakora. Hano hanze hari abantu bari mu tuzi dutandukanye cyane, abantu ntibasenga gusa baranakora. Nuwumva yuko azabaho guti gusa atanakora, bamenye ko atari byo, nawe azabikosora. Abantu bose bihanganye, baba abanyamakuru, baba bavuga butumwa, baba pasiteri, baba bashumba, baba abaririmbyi, baba diakoni, baba abanyamasengesho, buri muntu wese wihanganye akihangana muri uyu murimo, ntarwanya Imana agakiranuka, Uwiteka amanu no kumutabara. Icya gatatu, Uwiteka amanukanye inkoni. Umva yayizana, nabonye inkoni. Umva nize rwose, umva nize adukize ibi bisambo. Navuze ikibando, nimba ikibando kiramanu, buri kibando ni byiterwa n'inkoni. So gutsibura ni rwa rukoni, nukuvutura, n'urukoni. Umuntu wiba avuture, umuntu ugambana, umuntu usambana, umuntu w'umunyamoko, umuntu wiba umurimo w'Imana, umuntu ukora nabi mu kazi, umuntu ugira ibinyanga, umuntu uzinywa akazinywa ba mu murimo w'Imana, umuntu w'ibitaba mu murimo w'Imana. Nabonye abo bose aho werereye ukaba uri gukoresha ibyo bintu, ukaba uri guhuha, kandi abantu benshi ntibabivuga, ukaba uri gusiga imiti, barimo barabitsigiriza, barabigira bizima, ntabwo ari byo. Mubwira abantu kuri babimenye babivemo. Umuntu wese witwa kashaka Imana, biberavuga ngo abashakana umwete bazambona. Shaka Imana kandi nkunda abankunda. Imana uhamagara umwuka wera, uhamagara imbaraga z'Imana, ubwisa bw'Imana bukuzeho, hanyuma Imana igukoreshe ukize indwara udakoreshe tekinike. Hashimwe Imana kije kurwanira umukiranutsi, ariko umukiranutsi ararwanwa. Mukiranutsi aragambanirwa, mukiranutsi baramugambanira, bakamuroga, bakaroga abana, bakaroga akazi, bakaroga mariage. Wabona umuntu yerekanwe akamara imyaka 5 yerekanwe ubwo babyagenze gute? Hano Satani yarafunze akadananye, yerekanwe bagakoma amashi bakavuga ati haleluya turabutaje. Babandi bitereramo bakitereramo, bukabura pfuye. Abo turashaka kubavanamo rero. Abo rero turabaziye hamwe n'Imana dukorera. N'abajura n'abandi babeshyera Imana, n'abandi babeshyera Imana ngo yavuze itavuze. Ariko werari umukiranutsi hari aho bihuriye n'amatitire umuntu afite. Oye gukiranuka ntabwo ari titire. Erega ubundi titire, ititire nyatitire, ititire ntuyiha, ititire uyihabwa n'ibyo ukora. Hari abantu rero bihaye amatitire, ndeka mbabwiye ko umuntu wese amatitire ari inyuma y'igikari. Imana nimuzi. Afite titire, aritwa umuvuga butumwa, aritwa umuhanuzi, ariko ibyo akora ntabwo ari muri iyi nzira y'abakirasi. Ariba aba yibye nyine, ariyemera gusa aratekinike. Iyi nzira ya Kristo tunyuramo, kuyinyuramo n'ukwigengesera. Umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru,
umuntu uri mu nzira yitwa kubaha Imana, umuntu uri mu nzira yitwa gukiranuka. Enega hari ibintu abantu batamenya. Umuntu witwa umukiranutsi ni umuntu w'icyitegererezo. Ni umuntu w'icyitegererezo, ni umuntu ufite ibitekerezo yahawe n'Imana bizima. Ni umuntu w'umumaro mu maso y'Imana. Ni umuntu w'umumaro mu maso y'Imana. Ni umuntu Imana yashizemo ibyo kurya. Umuntu wese uri gukora nabi muri uyu murimo w'Imana niyige gukora neza. Amen. Ndo nitangazo rya mbere. Umuntu wese witwa umunyamasengesho cyangwa se witwa umuntu w'Imana, Imana yaremye, uri murakora nabi kuko Imana yaguhaye amahitamo. Mu kazi ukora Imana yaguhaye amahitamo. Mwivuga butumwa Imana yaguhaye amahitamo. Nta muntu ujya gukora icyayi atabanze kubitekerezaho. Umuntu wese ukora nabi nahitamo gukora neza, kuko mu gukora neza ugiye kubona Imana. Amen. Icya kabiri, umuntu wese umaze igihe ababaye b'umunyamasengesho wakoreye Imana, umukiranutsi, bari barafashe baramuroga, barwanya inzira ye, ari byo buhanuzi wazanye, barwanya ivuga butumwa rye, barwanya imikorere ye, barwanya urushako rwe. Inzira y'umukiranutsi bashakisha uburyo bayibyinagira. Turabwira umukiranutsi ko Uwiteka bambye amahema ku buzima bwe. Amen, amen, amen. Turamubwira ko Uwiteka aje kumutabara no kumurengera vuba. Nubwo ari kubona ko bikomeye, nubwo amaze igihe Imana iramucecekanye, nubwo umaze igihe wibaza ngo ariko nakurikira nyumva cyangwa n'inyumva, turamenyesha umukiranutsi. Twongeye kubaramutsa mwese tubashuje abari mu gihugu cyacu ndetse abari ku migabane itandukanye y'isi mwese, inshuti za gusengarwa, aba diaspora ndetse n'abanyarwanda mwese, ahantu hose waba uherereye wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ushobora kuba ufite n'umuntu utarwumva ariko umusemurira. Turavuze ngo muhabwe umugisha abantu mwese mudukurikira, inshuti za gusengarwa mwese, Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye ni Harerimana Weraresi, ndi kumwe na Emile. Ni Rutayisire Emile. Murabizi ko Emile, murabizi ko dukunda gukorana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, kandi ijambo rijya ridufasha rikubaka imitima y'abantu benshi batandukanye. Dushimira comment zanyu, tugashimira abantu ndetse munabona gusengarwa ari ubwa mbere muyibonye mugakora subscribe, ndetse hari n'abantu bajya bafata umwanya bagasharinga, ndetse nshimira n'abantu ntabwo nanibizi dodo niko hari n'abantu bapostinga nawe katubashime, tuvuga ngo Imana ibamugisha, nabyo ni byiza cyane. Imana ibamugisha mwese abakomeza gutumira. Kwanga byuma turi kumwe na Diodoni, kandi murabizi ko Diodoni ariko tugezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'abahanzi batandukanye, ariko bikora neza na Imana imugisha, ndetse na Sam nawe uri hariya nawe muri studio nawe agubwe neza. Emi, tugarutse ku mukiranutsi. Dufite ubundi rero wagira ngo ukurikiye ubutumwa Imana yaduhaye, twarabutambukije uvuga ngo inzira y'umukiranutsi, inzira Uwiteka aciriye umukiranutsi, nta munyakibi uzayinyuramo. None rero tugarutse ku umukiranutsi ni ngombwa kumuvugaho, kuba ko umukiranutsi isi iramukeneye, kandi no mu maso y'Imana ni uw'ingenzi, ni uw'agaciro. Abantu bose baramukeneye, nta n'umuntu n'umutamukeneye. Isi iramukeneye, n'ijuru iramukeneye, n'itorero, n'umuryango, no mu bagabo akenewemo, no mu bagore akenewemo, no mu bana. Mbese umuntu ukenewe ni umukiranutsi. Ubwo udakiranuka nyine aba ikibazo aho hari naho agenda. Umuntu ukenewe, ako kantu sawa. Umuntu ukenewe ni umukiranutsi. Ariko kandi koko nibyo, hari ibintu byinshi bituma akenewe cyane. Reka tusenge tubiragize Yesu. Wacu barabambo Yesu, abana ba Yesu, byose ntacyo biterwa nuko batwigishije. Naho umuntu yavukiye, naho yakuriye. Umuntu yeretswe reka nkubwire, tugiye kuvuga umukiranutsi.
ntacyo bitwaye ko byamera kose bakunzi bagusengerwa murabizi aha ngaha rimwe na rimwe hari n'amahirwe tuba dufite tuba twabanje kuyavugaho nasaba ikimenyetso nta n'impamvu yo kutakivuga navuze rero nicaye imbere ya kamera numva nikanze ko hari akantu Imana hari akantu tukagura amazi singaka se ntacyo gatwaye akavuye kuwiteka ntacyo gatwaye maze kubivuga ndi kwikanga hari akantu kagiye kugwa hano reka tuvuge ijambo ry'Imana rero nyamara kwerekwa ni byiza kandi ntiwakwereka udakiranuka ibi nabyo ni ikimenyetso katuretse Imana icyubahiro amen Imana ikubwira ugatuka akantu ko arega ngo nta muntu wigeze akora Imana ngo yikorera amaboko ntabwo bibahoze bakunzi bagusengerwa ndahamya neza ko turaza gufashwa abantu mudukurikiye ahantu muherereye mwese muraza gufashwa reka mbwire Emile azamura isengesho asenge reka dusenge Uwiteka Mana yacu twongeye kugushimira turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe turagushimira ineza yawe turagushimira uburinzi bwawe turagushimira imbabazi zawe kuba turiho uyu munsi ni kubw'ubuntu bwawe ni kubwo wabishatse nuko waturinze kandi nuko udufiteho umugambi ukomeye ku buzima bwacu izina ryawe nirihabwe icyubahiro twongeye kuza rero kuri izi kamera kuri izi kamera n'izi mikoro kugira ngo tuvuge ijambo ryawe turagutumiye rero ngo uzubane natwe uze udukoreshe utunyuzemo ijambo ryawe kandi Uwiteka buri muntu wese ugiye kumva iri jambo ryawe nirikore ku mutima we rigire icyo ryubaka rigire ibyo rihindura rimwubakira ubuzima rimwubakira ibyiringiro bizima umugirire neza uryumva uyu munsi n'uzaryumva Uwiteka bizamugirire neza rimwubake mu buryo bwose mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ifatika kuko ijambo ryawe ni ubuzima ijambo ryawe ni imibereho ijambo ryawe ni ubutsinzi ijambo ryawe ni byose ku waryizeye kandi no ku waryumvise icyubahiro kibi cyawe umunsi n'iteka ryose amen bakunzi bagusengerwa ndukumva ko ku mukiranutsi agomba no kurenganurwa none se nibyo tugiye kuvuga umutwe w'amagambo uyu munsi uravuga ngo inzira y'umukiranutsi nta muntu uyikinisha nta n'uyikiniramo inzira y'umukiranutsi nta muntu uyikinisha nta n'uyikiniramo ureke tuza turayivuga nta muntu uyikinisha nta n'uyikiniramo umuntu wese wakinishaga inzira y'umukiranutsi ahuye n'ibibazo yitonde turi buze no kwibaza umukiranutsi nini ariko reka mbanze nsome reka mbanze nsome kugira ngo tubanze tubisasire ibintu tugiye kuvuga tubanze tubisasire abateoloji niko babigenza iyo utashyizemo ijambo ry'Imana wagira ngo ni ibyawe baratubwiye ngo umuteoloji wese ngo yagiye kuvuga ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ngo abanza gusoma akabisasira ariko burya ijambo ry'Imana ushatse waryigiramo urakora ahantu ushobora kugera ugasanga Bibiliya ntibayemera ariko iyo ubyifite muri wowe riba ririmo burya wasohoramo isasu rikagira ibyo rikemura hari n'ahantu ushobora kugera ugasanga ntiwayitwaje ariko ntibyakubuza kuvuga ijambo ry'Imana ni ngombwa ko turimenya rero rikatubamo rikaba ubuzima bwacu bwa buri munsi reka rero dusome Zaburi ya 37 umurongo wa 23 no 25 turasoma nanone imigani igice cya 16 umurongo wa 17 hanyuma dusome na Zaburi ya 34 umurongo wa 16 kugera ku wa 18 kadusome twihuse Zaburi ya 37 kugera kuri 25 haravuga ngo iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka akishimira inzira ye
naho yagwa ntazarambara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Hano harimo inzira kandi yishime n'Uwiteka. 25 akavuga ngo nari umusore, iyo ni Dawudi wabivuze, ngo nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Uwo ni Dawudi yabivuze amaze gusaza, ntiyari yarabibonye. Hanyuma Imigani igice cya 16 umurongo wa 17 akavuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ikibi. Hari inzira nyabagendwa y'umukiranutsi, hari izitagendwa ku mukiranutsi. Turaje nyabagendwa ku mukiranutsi. Ku mukiranutsi hari inzira adacamo, nuko areka ikibi. Reka turaje tubivuge ngo kandi uwirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Hanyuma Zaburi ya 34 rero turubuze kugenda tubigarukaho mu byo tuvuga. Zaburi ya 34 turabivuga kugira ngo abantu batagira ngo nibyo twihimbiye. Zaburi ya 34 umurongo wa 16 kugera kwa 18 haravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Urumva ngo hema igitsure ariko umva kandi ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Amareho ubwo baba bari bazaba barimbutse zaba yabavudukana azaba abavudukana none se utakivuga ku isi urumva azaba harira yaba hari nawe yaba adahari ntabwo Uwiteka azaba yamwibuka. Mbese hari ingorane z'uko umunyabyaha ijuru ritamwibuka. Ntabwo rimwibuka, nta n'uburinzi waba umuriho, nta maso y'Uwiteka nta muriho, ahubwo ni igitsure. Uzi igitsure ni yange ikintu kimurona inkoni. Buriya uzi urebye kagakobwa gatoya ukakareba igitsure gahita kibwiriza none igitsure cy'Uwiteka ayi wewe igitsure cy'Uwiteka. Ayo 18 akavuga ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Amen. Ariko gukiranuka ni byiza, ntako bisa. Gukiranuka ni byiza. Uzi ko umukiranutsi atabura aho ahumbira, yahabura ateze. Uzi ko umukiranutsi atabura bamwumva. Ariko urakumva umukiranutsi yaratatse Uwiteka aramwumva amukiza amakuba yose n'ibyago byose. Yari afite ibyago, yari afite amakuba, ariko atakiye Uwiteka aramwumva. Imana ishimwe. Hanyuma rero wana tutari twagera aho ngaho, umutwe w'amagambo wavuze ngo inzira y'umukiranutsi nta muntu uyikinisha, nta n'uyikiniramo aho hantu. None se iyo nzira ni ya kaburimbo, ni umuhanda w'igitaka, ni uw'amabuye, ni akayira ko mu ishyamba, iyo nzira iteye iti? Ubundi inzira y'umukiranutsi ni ikintu, ni igitangaza Imana ikoreye umuntu yubaha. Ni igitangaza Imana ikoreye nire cyangwa se undi muntu wese udukurikiye, Imana ikakoreye igitangaza. Tuvuge Imana ishaka gucira inzira y'akazi,
buriya abantu babona akazi ushobora kwibwira ngo impamvu babonye akazi nuko wize cyane hari abantu bize bakabuze n'inzi kandi burya akazi k'umukiranutsi gatandukanye n'akazi k'umuntu udakiranuka biratandukanye udakiranuka ashobora kubona yatanze avance ashaka kubona yatanze ruswa ashaka kubona yatekinitse ashaka kubona yatimenyera uwo mwana ariko umukiranutsi abona akazi ari inzira y'Imana Imana ishimwe inzira y'umukiranutsi noneho rero aho hantu uvuze ntabwo twe twahava turanahatinda iyi Imana imushiriyeho inzira ikayishyiraho kuko hari abantu benshi badukurikiye Imana yashiriyeho inzira hanyuma rero baza kumurwanyiriza mu nzira handi Imana yamuteretse handi Imana yamuteretse abadukurikiye rwose n'abantu bashaka bategereje rwose mu ijambo ry'Imana muzenguruke telefona n'abakomanga mwese muzenguruke mu ijambo ry'Imana kandi turi hafi ariko numva ko nyine ugasanga ari umukiranutsi ari umukiranutsi nyine mo gukomanga ni ukuvuga ngo iyo umukiranutsi Imana imuciriye inzira iyo Imana icira inzira umukiranutsi udakiranuka amugirira ishyari akagambira kumugira nabi ufashe uzenguruke akagambira kumugira nabi akagambira kumurwanya akagambira komeza twikomereza ibyacu akagambira kumuhitana akagambira kumwangiza iyo umuntu ari umukiranutsi ahura n'abantu bamurwanya ahura n'abarozi Imana iha umuntu akazi uzi ko hari umuntu Imana iha umuntu akazi yamara kuma akazi bakabaramuroze subize umuntu yaratangiye akazi nko kuwa mbere kwa kabiri akabarwaye umutwe wa mutwe arwaye akarwara umutwe wa wundi utamwemera gusura mu kazi nubwo ngo inzira y'umukiranutsi ni bwa buzima nyine Imana imuremeye Imana imushyizemo ni bwa buzima Imana imushyizemo ibimushyizemo rero abamurwanya rero barahaguruka reka tuba nk'Imana iri muntu wese Imana igucira inzira ikwenda n'abayirwanya uzi ko umuntu abona akazi atararutse kurwara yari amaze nk'umwaka atarwara agahita arwara nzi umuntu wabonye akazi keza ko kujya hanze ahita akora agisida Satani bavuga ngo kumena umuceri no kumenamo ariko kubera ko yavuganye n'Imana uramuzi inshuti yacu kubera ko yavuganye n'Imana yakoze agisida akora agisida atwaye moto abonye akazi ko kujya hanze muri misiyo ariko Imana amwe ngo nzakurinda ibintu byose byarangiye byose yiteguye ati ndagiye yanzira umukiranutsi abapagane bamurwanyirizamo abanyamashari abarozi abagambana bahita bohereza nyine agasida irazira kubita kuko Imana yamwe ngo nzabana nawe arasimbuka arenga moto aguhagaze ariko urumva hazamo agashoke mu kuguru akaguru kamera nabi imitsi irikanga bimera ukuntu ajya kwa muganga ariko Imana iri ni inzira y'umukiranutsi haleluya amen Imana uzigitangaza Imana mukoreye yagiye kwa muganga jya mu bitaro baravura umunsi wo kugenda Imana ikora igitangaza babo inzira y'umukiranutsi rero kundi dakinisha wo kugenda yavuye mu bitaro avamo ikora igitangaza avamo yuri indege aragenda rero uramuzi uramubwira nyuma ya mikro ubu rero reka nkubwire turashaka kurema ibyiringiro by'umukiranutsi kumubwira ngo nahumure nakomere koko inzira ari mu buzima Imana yamuteretsemo ntabwo ari we uyobora koko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka akishimira inzira ye
turashaka kumukomeza rero ariko turashaka kubwira n'abandi batari abakiranutsi ngo bataza kwitereramo barwanya inzira z'abantu oya bataza kwitereramo babandi bitereramo bakejwe ngo hanyuma iyo migisha n'icyo kidendezi cy'umukiranutsi hataza kugira umuntu witereramo akumva nawe turimo turamuvuga kandi atarimo cyane kandi koko hari abantu biterera mu nzira z'abakiranutsi hari abantu bitereramo reka tubavugeho hari abantu biterera mu nzira z'abakiranutsi bakaba bararoze hari abitera mu nzira z'abakiranutsi bakaba baragambanye hari abantu biterera mu nzira z'abakiranutsi none se mire ubu isi iri kurwana n'ibiki ubu turi kurwana n'ibiki ntihari ibyo urwana byo kimwe se bibiri se ntihari ibyo ndwana byo nyine Diyodoni ntihari ibyo yakuze urwana na byo Diyodoni nawe nuko wafasha mu mutwe akoza mu mutwe ni ukuvuga ngo buriya n'uwabaza na Samu na Samu afite ibyo arwana Samu ntabihari harasetse mw'abantu mwe mudukurikiye yego hashimwe Imana kije kurwanira umukiranutsi ariko umukiranutsi ararwanwa mukiranutsi aragambanirwa mukiranutsi baramugambanira bakamuroga bakaroga abana bakaroga akazi bakaroga mariage wabona umuntu yerekanwe akamara imyaka 5 yerekanwe ubwo byagenze gute hano Satani yarafunze akadananye akerekanwa bagakoma amashi bakavuga ati haleluya turabutaje babandi bitereramo bakitereramo bukabura pfuye abo turashaka kubavanamo rero abo rero turabaziye hamwe n'Imana dukorera n'abajura n'abandi babeshyera Imana ngo yavuze itavuze ariko werari umukiranutsi hari aho bihuriye n'amatitire umuntu afite oye gukiranuka ntabwo ari ititire erega ubundi ititire nyatitire ititire ntuyiha ititire uyihabwa n'ibyo ukora ariko ako kantu uzi ko ari byo koko umuntu wese wiha ititire ntayo yigeze ubundi ititire uyihabwa n'ibyo ukora ukayihabwa abantu niba bayiguha hanyuma abantu bakabihesha umugisha ariko bahere kuko bakubona ku mbuto zikuriho uzumva umuntu akubwiye ati pasiteri utarigeze umwitangazo rya pasiteri birirwa batwitwa abapasiteri uzumva umuntu akubwiye ati mushumba utarigeze umwitangazo rya mushumba hari abantu rero bihaye amatitire ndeka mbabwiye ko umuntu wese amatitire ari inyuma y'igikari Imana nimuzi afite titire aritwa umuvugabutumwa aritwa umuhanuzi ariko ibyo akora ntabwo ari muri iyi nzira y'abakirasi ariba aba yibye nyine ariyemera gusa aratekinike ni babandi babahungu amaze iminsi bavuga simbavuze arabahungu amaze iminsi bavuga abantu bihamatitire simbavuze ni babandi mbese ushanga ikizakubwira reka mbwira umuntu wihaye titire agerageza uburyo bwo gusatura kugira ngo abantu bamwemere akashaka kwemeza abantu agerageza uburyo ashakisha kugira ngo amenyekane ariko umukirano Imana imuha abantu nibo bamuha titire Imana niyo umuyobora Imana niyo ikuyobora abantu bakumenyera izina bakwita Imana niyo mujyanama Imana ikubera umujyanama Imana ikagushakira umurimo wo gusaruriramo Imana ikagushyikira mu byo ukora hanyuma kandi amazina umukiranutse ayahabwa n'abantu bamureba Imana ishimwe hanyuma hari ikindi kintu hari ahantu twasomye muri Zaburi ya 30 mu migani 16:17 uva umukiranutsi wari buriya hari ukuntu abantu umuntu yishyira mu mwanya akareba uko ahagaze akareba uko yambaye akareba amashuri afite akareba amatitire afite yaba ari mu mirimo isanzwe yaba mu murimo w'Imana akumva nyine bimugize umukiranutsi ariko mu mukiranutsi umukiranutsi ngo ni umuntu inzira uca mu inzira nyabagendwa ye ngo ni ukureka
ibibi kureka ibibi inzira nyabagendwa ye ni ukureka ibibi inzira nyabagendwa ni ukuvuga iki rero inzira nyabagendwa ubu ndibuze kuvuga ikindi inzira nyabagendwa ni inzira nyine wemerewe gucamo ni inzira y'umukiranutsi wemerewe kunyuramo ntabwo ari inzira irimo amahwa ntabwo wemerewe kuyicamo kubera ko yakujomba irimo amacupa ntiyakujomba ariko burya harimo n'igikoko cy'inkazi burya ntabwo ari nyabagendwa kuko nacyo cyakomera kikakugira ifunguro ry'uwo munsi iyo ntabwo ari nyabagendwa ariko inzira nyabagendwa y'umukiranutsi ahantu yemerewe guca honyine ni inzira itarimo ibibi ibibi niyo nzira nyabagendwa ye ibibi niyo nzira nyabagendwa ye inzira itarimo ibibi niyo nzira y'umukiranutsi umukiranutsi afite umutima wanga ikibi urwanya ikibi kandi inzira ni nyinshi ni nyinshi iz'ubusamo zirahari inzira z'ibinyoma zirahari inzira z'abajura zirahari uzi ko hari umuntu ujya ku kazi akakinjiramo yabanje guhirika umuntu kandi yanamubeshyeye hari inzira hari ubuyira bwa gobyori hari ubuyira bwo hirya mu gikari hari ubuyira bwiriye inzira z'abayisikoro zirahari twaze tuvuga abantu barenganya abandi bakabatwara ibyabo si inzira se iriya ni nyabagendwa ku mukiranutsi reka ikizakubwira umuntu w'Imana uzamubwirwa n'inzira yaciyemo bita wibaza ngo njye naciye mu gihe ikintu kizakubwira umuntu w'Imana yemira ni inzira yaciyemo yaciye mu yihe nzira akora ubukwe hari uca mu nzira akabanza agatanga amavansi iyo ni iyahe bakabanza bakahajya bamwumva biki hari uca mu nzira ya vase kandi agiye gushaka akazi iyo si inzira y'umukiranutsi ntabwo ari iy'umukiranutsi hari uca mu nzira yemwe tuze kuvuga ngo inzira ucamo ni iyihe bakunzi bagusenga rw'abantu mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye inzira uri gucamo ni iyi inzira y'umukiranutsi itandukanye n'inzira y'umupagani turimo turavuga inzira y'umukiranutsi dufite abantu bavuga Imana bakajya mu kabari iyo sinzi bakabivanga batabyewe n'imyemerere itanabyemeye dufite abantu bavuga Imana bakaniba iyo sinzira y'umukiranutsi dufite abantu bavuga Imana bakanesikora iyo sinzira y'umukiranutsi Imana iguhe kugira inzira abantu bavuga Imana ari indyarya ari abagambanyi babeshya ibyo bavuga biri inyuma ntabwo biri ku mutima ubundi Emile reka tubwire abantu badukurikiye ubuhanuzi babwumve neza bakurikire ntugategwe ishyaka cyane n'ubwiru bwinshi cyane bitewe n'uko ubonye umuntu afite ibikabyo ikizatuma ugira ishyaka cyane no gukurikira umuntu ugusengera cyangwa se ukubwira ijambo ry'Imana ni imbuto uzamubonaho naho kuba ivuga mu ndimi kuba yasoma imirongo ya Bibiliya myinshi cyane kuba yarakuriye mu rusengero kuba mu itorero kuba mu itorero rizwi ntabwo bivuze umukiranutsi umukiranutsi arangwa n'imirimo myiza n'imbuto nziza inzira y'umukiranutsi itandukanye n'iy'umupagani biratandukanye pe kwemera ngo bwize uko korere isi tugeze aho isi igeze wenda ninjye wayibonye we simbizi imba warabibonye usigaye ureba ugasanga umuntu nko mu rusengero abantu bakubita nyingumi kandi ari ku cyumweru ukibaza si inzira umuntu yabwiye undi ngo yaramubwiye ngo umva rero ngo ahantu ngejeje ahangaha ngo uyu munsi ngo ndashaka kukugoriyata uyu munsi ujya kuruka muri miri kandi koko ngo arangirira mu goriyata ujya kubona ukuntu umuntu yari umukiranutsi yari afite titira pase wajya kubona ukuntu ari gutukana ukabona yagiye gutukana mu rusengero ukabona yagiye gutukana kuri ikoranabuhanga kandi twari tumuzi ko abatize amarika kandi Yesu yaratubwiye ngo nitumuvuge tuvuge gukomera ko tubwira abantu tubazane kuri we
tubabwire kwizera uriya Imana muntu twatuze abatize yambaye umusaraba ugiye hari agatukana ese intama yoboye na ya titire na ya mavuta ubwo yaciye mu yindi ntabwo ari nyabagendwa kuko ntabwo ari nyabagendwa ku mukiranutsi bantu mudukuriki mugenzure neza ntabwo ujya ubona oya barahari bari gusebanya ntabwo ujya ubona bari gutukana ariko ubwo ntibari muri ya nzira Yesu yavuze muri Matayo 7 hagati 7:13 na 14 yavuze ngo inzira ngo igana mu ijuru igana ubugingo ngo ni igihogeri irafunganye nako ngo ariko y'abantu benshi bacamo ngo ni ikintu kirangaye ngo abantu bose bacamo ubwo ntibari muri icyo gihogere. Iyi nzira ya Kristo tunyuramo kuyinyuramo n'ukwigengesera umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru, umuntu uri mu nzira yitwa kubaha Imana, umuntu uri mu nzira yitwa gukiranuka. Enega hari ibintu abantu batamenya. Umuntu witwa umukiranutsi ni umuntu w'icyitegererezo, ni umuntu w'icyitegererezo, ni umuntu ufite ibitekerezo yahawe n'Imana bizima. Ni umuntu w'umumaro mu maso y'Imana, ni umuntu w'umumaro mu maso y'Imana, ni umuntu Imana yashizemo ibyo kurya. Ni ukubona wa muntu w'umuyoboro w'Imana ari gukora ibintu bitajyanye n'iby'Imana imushakaho, arimo gukora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka, byangwa n'amaso y'abantu. Niba hari ibintu emire bibabaza bigatera n'umujinya, ni ukubona wa muntu ku izina abantu barebaga, abantu bumvaga, ukabona wa muntu arimo ari kugaragaza imbuto zitari zo. Babandi b'imisaraba minini b'amajipo maremare bahutera ubwo buyobe Satani ari kugenda buzana hano mu gihugu n'ahandi. Aho uherereye ukaba uri gukoresha ibyo bintu, ukaba uri guhuha, kandi abantu benshi ntibabivuga, ukaba uri gusiga imiti, barimo barabitsigiriza barabigira bizima. Ntabwo ari byo. Mubwire abantu kuri babimenye babivemo. Umuntu wese witwa kashaka Imana, Bibera ngo abashakana umwete bazambona. Shaka Imana kandi nkunda abankunda. Imana uhamagara umwuka wera, uhamagara imbaraga z'Imana, ubwisa bw'Imana bukuzeho, hanyuma Imana igukoreshe ukiza indwara udakoreshe tekinike, kuko impano z'Imana zirahari. Ariko ubundi hari umuntu wigeze akora Imana by'ukuri ngo agire ikintu ayikenana. Dawudi ko yavuze, Dawudi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ntabwo ndabona umukiranutsi arekwa cyangwa abana be basabiriza ibyo kurya, kuko Imana ntabwo yatunze abantu birirwa bayivangira. Ntabwo babonye Imana. Imana aho bageze uyu munsi ntabwo babonye Imana. Intebe abantu bicayemo uyu munsi ntibabonye Imana. Aho bavuye, aho umuntu yavukiye, naho ageze uyu munsi, naho yicaye uyu munsi ntiyabonye Imana. Umuntu ugeze ku myaka 50, 60, 40 ingahe ntiyabonye Imana. Ntabwo yabonye abandi bapfa. Nose iyo Mana yatumye abantu babaho ikabeshaho abantu, kuko abantu batareba ngo batekereze bayiha umwanya ukwiriye. Uzi kubona umuntu Imana yaramurindi mu miyenzi ikamurinda mu mucenyo, Imana ikamubona yagiye kuraguza. Tekereza aza aho urusengero rwa Imana ikabona umuntu yaramurinzi ikamuzigama, ikamukingura imiryango, umurengwe waza akajya ku. Uzi imodoka z'amaveviti ziba ziparitse ku bapfumu bari hano bego erefa igihe cyo kugira bari mu myanya, bari mu ntebe z'ibyubahiro. Ugarura ubwiza bw'Imana muri wowe ni iki ngiki, kuko impano z'Imana mu myanda. Shaka umwuka wera, shaka imbaraga z'Imana, shaka amavuta y'Imana. Tuzagaruka ahangaha tuze gusobanura abantu basobanukirwa umwuka wera, impano z'Imana n'ibitari impano z'Imana ibyo aribyo. Ndumva icyo kintu tuzaza kukivuga, tuzasobanura umwuka wera, impano z'Imana n'abatubuzi. Abantu bajya bajya babitandukanye kuko abantu barabivanga. Ariko wera mbwira ukuntu umuntu akubwira ngo kugira ngo ngusengere ngo banze umahanga akajya no mu biciro, uwo muntu n'umukozi w'Imana. Ariko abantu basomye Bibiliya bakamenya ijambo ry'Imana bakareka gushukwa, bakareka guhurwaho abajura. Suko
abakozi b'Imana batabarya amafaranga suko Imana itaba hari amafaranga Imana yagiye abantu b'Imana bashumba abakozi b'Imana urumva kuba wasengera umuntu Imana ikamutabara akavuga ati umwuka w'Imana nkozeho ndumva nicyo nakora ku buzima bwawe we dukoseye n'ikindi kintu ntabwo gusenga no gukorera Imana bivuga ko umukene nta nubwo bivuga ko Imana idahemba abantu bayo kandi inyuza mu bantu inyuza ahantu hose hatandukanye abantu babitandukanye rero na abantu ari abantu bari hanze bazi ko ngo abantu basenga n'abantu bavuga ijambo ry'Imana ari abantu banyagupfa banyakujya batagomba kubaho batagomba gutera imbere buretse gatoya buretse mbanze mbivuge urumva bazi ko ngo ari abantu b'ubwenge bukeya batagira ubwenge badatekereza abantu batize ntabwo ari byo nuko iyi Mana kandi ikindi reka nabyo bibabwira iyi Imana ihemba neza ntiyambura ibyo abantu bose batunze n'abapagani n'Imana yabibahaye irabemera barabitunga ni gute izareka gutunga abantu bayo bayikora by'ukuri abantu bayinambyeho abantu batayibeshyira abantu batayikoza isoni abantu batayitesha agaciro abantu banambye ku cyubahiro cyayo iyi Mana itungisha abantu bayo amen icyo kintu bagikosora abapagani bagikosore ariko n'abakozi b'Imana babimenye hanyuma abicira inzira bamenye ko inzo nzira barimo guca atari z'abakiranutsi ko batazikiniramo kandi ko bazahura n'akaga bakomeza gukora iby'Imana yanga kandi igaya mu bintu abantu bagiye kubona abantu bitwa abakozi b'Imana by'ukuri bakorera Imana ari abantu bakomeye abantu bagiye kubona abantu bitwa abakozi b'Imana abantu bitwa abanyamasengesho b'ukuri abantu bitwa abahanuzi b'ukuri abantu bagiye kubabona Imana ibakoresha iby'ubutwari ari abantu b'abakiri ari abantu Imana yahaye umugisha ari abantu Imana yateye inkunga yawe wayireka wayitanga utayitanga Imana izamushyigikira kuko ijuru rije gutera inkunga umurimo w'Imana ijuru rije gutera inkunga umuntu uvuga Imana by'ukuri ibyo uvuze n'ubuhanuzi shimange n'ubuhanuzi uvuze niba hari abantu Uwiteka abantu bagiye kubona abantu bitwa abakozi b'Imana bafite agaciro mu bintu bitangaje hari ibintu abantu babibwira iyo abantu babonye umuntu witwa umukozi w'Imana umuhanuzi yateye imbere bahita ngo yagiye kuzimu gute se none se akorera Bayali ni byangombe se abantu bazi ko umuntu bitwa umuhanuzi atagomba kuva hasi agomba ko ari wa muntu w'umunyabibazo agomba ko ari wa muntu w'urusabiriza ariko igihe kirageze ngo Imana yihesha agaciro no mu bakozi bayo si icyo byumva wari wabona umuntu witwa umuhanuzi wateye imbere bakavuga ati Imana ishimwe yateye batavuga ati yagiye ikuzimu hari imiti yashatse oya mbisubiremo umwuka wera aje gushigikira abantu bitwa abakozi b'Imana by'ukuri bari mu nzira ya nzira twavuze bari mu nzira yo gukiranuka ijuru rije kubashigikira kandi bazitonde ntabwo dusenga gusa turanakora hano hanze hari abantu bari mu tuzi dutandukanye cyane abantu ntibasenga gusa baranakora n'uwumva yuko azabaho gusa atanakora bamenye ko atari byo nawe azabikosore umuhanuzi arahanura akanacuruza guhanura ntabwo ari akazi se zagire abaza bavuga ati tureberemo utubwire uko bimeze byaducanze hano hanze mu bucuruzi byaducanze n'ahandi hose byaducanze none se kangubaza nimba hari n'umuntu tuzabigarukaho ikindi tuzababwira umuntu wahanuye isanduku yimukiye iwe bakagenda bakamureba umwami yakidutse ubutunzi bwose bwashiriye ibyo ngibyo Imana yavuze ngo ihaye umugisha umuntu w'Imana umugisha uraza turimo turegera umusozo reka tubwire abantu uburyo butandukanye uburyo butatu icyambere umuntu wese uri gukora nabi muri uyu murimo w'Imana niyige gukora neza amen ibyo ni itangazo rya mbere umuntu wese witwa umunyamasengesho cyangwa se witwa umuntu w'Imana Imana yaremye uri murakora nabi kuko Imana yaguhaye amahitamo
mu kazi ukora Imana yaguha amahitamo mwivuga butumwa Imana yaguha amahitamo nta muntu ujya gukora icyayi atabanze kubitekerezaho umuntu wese ukora nabi nahitamo gukora neza kuko mu gukora neza ugiye kubona Imana amen icya kabiri umuntu wese umaze igihe ababaye b'umunyamasengesho wakoreye Imana umukiranutsi bari bafashe baramuroga barwanya inzira ye ari byo buhanuzi wazanye barwanya ivuga butumwa rye barwanya imikorere ye barwanya urushako rwe inzira y'umukiranutsi bashakisha uburyo bayibyinagira turabwira umukiranutsi ko Uwiteka bambye amahema ku buzima bwe amen 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 turamubwira ko Uwiteka aje kumutabano kumurengera vuba nubwo ari kubona ko bikomeye nubwo amaze igihe Imana iramucecekanye nubwo umaze igihe wibaza ngo ariko nakurikira nyumva cyangwa n'inyumva turamenyesha umukiranutsi ko agiye guhura n'imbaraga z'Imana lela sharabo agiye guhura n'imbaraga z'Imana ahura hariho hose gukiranuka bitandukanye n'impano n'umuntu wese ukiranuka akavango naho napfa nzapfa nyiringiye uyu muntu agiye kubona ubutabazi amen icya gatatu umuntu wese wanze kwiyanduza Imana igiye kumugira umutwe kandi byanduza abantu hano hanze birahari Imana igiye kumuha ubushobozi Imana igiye kumuha igikundiro Imana igiye kumuha ubwenge emerewe nabonye byinshi Imana igiye kumwicaza ahantu Imana igiye kumwambika Uwiteka agiye gufukura amasoko kuri we mugiye kujyamo umuntu bari baramutaye abantu baramwibagiye usanga abantu bari kumushakisha nakora ubushakashatsi wese ni ibihabaye iki ni ukubera ko yakiranutse erega tuyira turahari abantu bacamo twagobyori abantu bose batwihanganye baducemo yewe Diyotoni we twatira rwose wihanganye ducemo hari abandi banyamakuru bagenzi babaje badukatira nimba warihanganye ugiye kubona Imana amen haromvuze ubwo ndamuhanuriye usko ngwanuriye ndawahise yakira ubuhanuzi kandi ugiye kubona muri simiki ndabubonye buze abantu bose bihanganye b'abanyamakuru bavuga butumwa b'abapasiteri b'abashumba b'abaririmbyi b'abadiyakoni b'abanyamasengesho buri muntu wese wihanganye akihangana muri uyu murimo ntarwanya Imana agakiranuka Uwiteka amanu no kumutabara icya gatatu Uwiteka amanukanye inkoni umva yayizana nabonye inkoni umva nize rwose umva nize adukiza ibi bisambo navuze ikibando nimba ikibando kiramanu buri kibando ni byiterwa n'inkoni so gutsibura ni rwa rukoni ni ukuvutura ni urukoni umuntu wiba avuture umuntu ugambana umuntu usambana umuntu w'umunyamoko umuntu wiba umurimo w'Imana umuntu ukora nabi mu kazi umuntu ugira ibinyanga umuntu uzinywa akazinywa ba mu murimo w'Imana umuntu w'ibitaba mu murimo w'Imana nabonye abo bose Uwiteka amanukiye gukubita abanyabyaha naba mutari uvuture papa uvuture papa kujya mu bantu Uwiteka uvuture mubona abantu batwihishemo bisha mu murimo w'Imana bisha n'ahandi hose Uwiteka vutura papa ariko wubaha Imana agiye kubona agaciro shimwe papa kumva amasengesho ari cyongeraho ntacyo nongera nayavuze nubone ndacyafite ntabwo ajya shira undi umuvuga butumwa amagambo ajya shira rwose undi twabivuze hari igisigaye reka dusenge muri uburyo birashoboka ko wari waraguye warasubiye inyuma ukawumvishije ubutumwa ukavuga ati kugira ngo inkoni imanukire reka nce bugufi nihana ibyaha imbabazi z'Imana ziracyariho ubundi itangazo rimanutse Uwiteka atangazo abari kugira ngo abantu binire abantu bigarure wowe udukurikiye hano kuri gusengerwa aho herereye birashaka kuba asubiye inyuma birashaka kuba aguye tugiye gusenga ubwire Mwami ngo Mwami mbabarira ibyaha byanjye unyese untunganye rwose hanyuma nitumara gusengera umuntu wese uvuze ngo nciye bugufi nihanye ibyaha Emile wowe urasengera umuntu wese uvuze ngo nciye bugufi nihanye ibyaha
umuntu wese wari warasubiye inyuma wari waravuye mu byaha uwakoraga nabi no mu kazi natwe twabivuze no mu kazi ka leta gatandukanye hari abantu bakoraga nabi kandi bakora nabi babishaka ubwo butumwa babigambiriye bagakora nabi amaserivisi mu bintu abantu bazabatwa batazi hari raporo nabonye ntabwo nari nzi ko no mu kazi gasanzwe hari raporo ijuru izakubaza ngo hano ko hagiye wahakoze gute ibyo ntabwo nari mbizi erega bura n'ubutumwa bw'Imana umuntu abarimo nuko benshi bayikoresha nabi bamenye ko ahantu hose ahantu hagaze uhagarariye Imana nimba rero warakoze nabi ubwira Imana ngo Uwiteka mbabarira ngambe gukora neza Emile ugiye gusengera ibyo ngibyo nayo ndatasengera umuntu witwa umukiranutsi ubabaye tusaba Imana ngo imurengere karibu Uwiteka Mana yacu turagushimiye uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe dusengeye buri muntu wese ucumiswe na rino jambo mu mutima we akumva hari ibyo agomba guhindura muri we Uwiteka mugirira impuhwe umugirira imbabazi umukureho imbaraga zose zamutsikamiraga zatumaga aba mu kibi reka amaraso yawe Yesu Kristo amweze kandi amutunganye amaraso yawe amuha imbaraga zitsinda cyane igisa nacyo cyose kuraho impapuro zose zamuregaga ibyo Satani yamuregeshaga byose ubikureho umukomeze umuha imbaraga zitsinda cyane igisa nacyo cyose umugirire neza kandi guhera aka kanya yambikwa imbaraga zituma mu nzira yabagamo zidatunganye Uwiteka umushyira mu nzira nzima z'abakiranutsi umuntu wese wari waraguye agasubira inyuma Uwiteka umusubize mu nzira musubizemo imbaraga zituma akora ibishimwa nawe kandi bikunezeza icyubahiro kibi cyawe munsi n'iteka ryose amen data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye tugushimiye kuje kurenganura umuntu wese warenganye umuntu wese Satani yari yarafashe aramwangiza shimwe papa uri Imana itabaye ababyeyi shimwe ko uri Imana yumva amasengesho uri Imana itabaye abagabo uri Imana itabaye itorero uri Imana itabaye igihugu uri Imana yumva amasengesho uri Imana igira neza nta mupaka ugira Uwiteka buri muntu wese umugire papa bagiriye neza gira neza ubwoko bwawe papa usubize abantu ibyiringiro ubatabare papa tabara ubwoko tabara abana bawe papa uri Imana ikorera abantu amakwe uri Imana iza kwishura amadeni Imana yumva uri Imana ihaye abantu ubwe uri Imana nyamana uri Imana ihaye abantu ubushobozi uri Imana itandukanye n'ibigirwamana uri Imana ihagaritse imbaraga z'abarozi uri Imana ikiza indwara zikomeye ushimwe papa uri Imana irengera turagushima kandi turaguhimbaza uri Imana ikuziza imfubyi ushimwe papa uri Imana igaruye ibyaha icyubahiro ni icyawe uri Imana ikiza abantu Imana ikomeye uri Imana ishobora byose uri Imana nyamana uri Imana itandukanye n'ibigirwamana uri Imana igira neza utanga ubuzima papa uri Imana isutse umwuka uri Imana igira neza uri Imana urakoze kubw'ubwo bubyutse papa urakoze papa urakoze ibyo ukoze byose ushimwe papa guhera kuri twebwe n'abandi ushimwe papa turagushimiye icyubahiro ni icyawe papa ushimwe papa reka umuntu wese ukurikiye imbaraga z'Imana zimubeho turagushima ahabwa umugisha urakoze ndetse n'umuntu wese ugigira ishaka ryo gusengera uyu murimo ndetse no kutugira inama ndetse no kutera inkunga uyu murimo nawe umugisha dushyigikire papa ushyigikire abakozi bawe b'ukuru bashyigikire papa shyigikire umurimo wawe shyigikire umurimo wawe papa turasenga ngo umuntu wese udukurikiye shyigikire umurimo wawe imbaraga z'Imana zimubeho mu kazi katandukanye mu kazi k'umurimo w'itorero umurimo w'Imana hagurutse ingabo zikomeye mu bagabo mu bagore mu rubyiruko abantu biteguye kugukorera kuguhesha icyubahiro Uwiteka abakora mu nzego udukize by'umumaro mukeya abadiaspora dukurikiye abari mu bihugu bitandukanye uduhe iby'agaciro abari i Burayi abari muri Amerika muri Asia East Africa turasenze buri muntu wese ahari ngo umwibutse buri wese umugirire neza umwambike imbaraga igihe turimo Satani subiza ibintu mu buryo papa igihe turimo
subiza ibintu mu buryo turasenze ngo turakwinginze gusubiza ibintu mu buryo kandi ubuvyutse ubwara kuri buri muntu wese satani yongere kubuza umuntu mu izina rya Yesu buri muntu wese ahabwa imbaraga no gukeruka muri byose urakoze kwa natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen umugisha w'Imana ubabeho amen ubwiza bw'Imana bo mu izina rya mu Yesu izina rya Yesu amen bye Amen. bye